Hello guys, uyu munsi nifuje ko tubana mu yindi video bifuriza kugubwa neza kandi mukomeze mugire amahoro y'Imana. Assalamu alaikum ku bayisilamu kandi ku bakristo Yesu ashimwe. Tugiye gukurikizaho rero iyindi video aho tugiye kureba ku isomo rigiye gukurikira, ariko nkwibutsa aho utarakora subscribe kuri YouTube kuri channel ya Gutubwo ko wakora subscribe, kandi nawe ukomeza kubana natwe mwifuriza gukomeza gukurikira video zica kuri channel kandi ndabakunda. Ubu rero tugiye gutangira n'indi somo, tugiye kurebera hamwe uburyo washaringa undi muntu kuri internet uramutse ufite internet nyinshi. Hari igihe ufite internet waraguze internet nk'urugero ya 4G, uwo mubana se cyangwa uwo mubana bakaba batabasha kwagisesinga kuri internet, kandi mu by'ukuri wifuza kuba wabasharinga ukaba wabaha amafaranga ngo bajye kugura internet kandi usanzwe ufite waraguze n'iy'ukwezi. Rero ukuntu bigenda, uca muri setting nk'ibisanzwe, tuzajya dukomeza kwibanda muri settings. Muranyihanganira ku ijwi rimeze nk'aho ritameze neza, ariko ndizera turi bubane neza kandi bikagenda neza. Turakomeza rero muri setting. Iyo ugeze muri setting rero uca kuri hotspot, ushobora gusacinga hotspot. Dore ngiyi hano, urabona ko hano itifungura, gusa wenda sinzi niba telefoni zose ntabwo zimeze kimwe nyine, niyo mpamvu rero nkoresheje search, ariko wenda ntakoresheje search nshobora no kuza hano handitse other network, other wireless connections, ukahakirika ukajya handitse personal hotspot. Ahangaha niho ushobora kuba wafungurira enable your personal hotspot, ukahakirikaho. Twabonye ko kari blue cyangwa green, green nubwo kaba gafunguye, iyo kari gutya white kaba kari closed. Ubwo rero urakagira green, ubundi ahangaha umaze gufungura hotspot. Ubungubu umuntu yafata kuri internet. Ikindi kintu rero aba akeneye aba ari bubone izina ry'iyo telefone yawe uri gukoresha. Iryo zina rero yamaze kuribona, nta rindi iri ngiri abona hano, iryo ngiryo Oppo A3s. Noneho rero aba ari bukenera ikintu bise password kugira ngo abashe gukoresha iyo internet yawe. Nta kindi rero kuri internet, password dore niyi, ushobora kuyihindura, ushobora kwandikaho izina ushaka, ushobora gushyiramo indi mibare ushaka, biterwa n'uko ubishaka wowe. Rero isomo ni iri ngiri twashaka kubereka. Gusa ahangaha ushobora no kukwereka akandi kantu. Ahangaha maximum connected devices, ushobora kuba kuvuga ati wenda iyo ufunguye hotspot yawe internet ushaka ko wenda ifatwa n'abantu babiri, ushobora kuza hano ukemeza kuri kabiri. Ubwo umuntu wa gatatu ntabwo ashobora gufata kuri internet yawe. Ushaka gusharinga abantu 10, urabona ino telefone yemerewe kuba yasharinga abantu 10 icyarimwe, nabyo wabikora. Ushaka umwe nabyo wabikora. Rero ndakeka isomo nahanga rirangiriye. Kwibutsa gukomeza gukunda izi video tubagezaho, nta kundi kubigaragaza ukanda like. Nyamuneka waba wabyishimiye ukaba wakora share kugira ngo n'abandi babibone, kandi nezerewe kubana namwe buri munsi. Kandi mbibutsa gutanga ibitekerezo niba hari ibindi wumva wakwifuza twagufashaho. Murakoze rero, mukomeze kugubwa neza.